nkimubwira gutyo ikintu yakoze yafashe ya nkoni yari afite arayinkubita, yagenda yinkubita ku maboko, ku ntoki aho mfatiye ihene no ku maguru. Yankubita n'imigeri yo mu mugongo. Njye naramubonye kuko yari afite ihene ari mu murima ariko sinabyitaho. Yari mu kumanuka intambwe nk'intambwe 200 nibwo nagiye kumva numva umuhungu aratatse. Kubibona narabibonye ko yakubiswe ariko bamukubita sinabitanga. Wabibonye gute? Yari afite imibyimba, yari afite ibisebe? Yari afite imibyimba rwose, yamaze iminsi ajya kwa muganga, yagiye na Nyagatare. Aho bamukubitiye ni haruguru y'umuhanda kandi njye ndi hepfo y'umuhanda. Icyo gihe umunsi bamukubita ayo makuru narayumvishije. Ntabwo rero numva ikibazo ahantu kiri, impamvu uyu Ribu adashaka kumfasha. Njye nicyo kintu nshaka kumenya, nta kindi. Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze ku Ibendera TV. Nizere ko mwese mwiriwe amahoro. Ndababwira ko rero uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Nyagatare, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Hari umuturage witwa Tuyizere Elia uvuga ko yakorewe akarengane akonesherezwa imyaka, yarangiza wamwoneshereje akagerekaho no kumuhondagura. Kugeza ubu akaba asa naho ari guteragiranwa kuko yajyanye ikibazo cye kuri Ribu, ariko akaba avuga yuko kugeza na n'ubu atari yahabwa ubufasha. Ni inkuru tugiye kubagezaho, ariko reka mbanze nongere nshimire mwe mubana natwe ku Ibendera TV, nanashimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, nanizera ko ariko mukomeza kugenda amubana natwe. Insaba mwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda dusangira inkuru zitandukanye tubagezaho. Nitwana Christine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Uyu ni umuturage witwa Tuyizere Elia wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba. Aratubwira ikibazo yahuye nacyo nuko byaje kumugendekera ubwo yaganaga ubuyobozi ngo bumurenganure. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Elia. Merereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Matimba, akagari ka Bwera, umudugudu wa Bwera. Ikibazo cyanjye rero ko giteye, ni ahantu nahinze imyaka, ibigori n'imigozi y'ibijumba. Noneho bakajya bayonesha umunsi ku munsi. Umunsi umwe ngiyeyo nzisangayo, nari ngemuriye umushumba. Nzisangamo ndazifata, zari ziragiwe n'abana. Ubwo ihene nzifashe mbwira abana nti yemwe bana mwe rero mugende mujye kuzana iwanyu barebe ubu bwone. Bajya kureba iwabo, babibwiye papa wabo, yahise aza kuri moto, aza n'inkoni, ansanga aho nafatiye ihene mpagaze. Arambwira ati ese wamfatiye ihene mu buhe buryo? Ntawinitse ubwone singubu buragaragara. Ntabwo bishoboka. Ati ndavuze ngo mpereze ihene zanjye. Ndamubwiye nanjye ntazo ndi buguhe, ihene zonye ntushaka no kureba ubwone kubera iki? Papa wabo yitwa nde? Yitwa Uwamungu. Ubwo yanze kumva ubwone, ihene ndazikomeza, ndabwiye nta kibazo, noneho nanjye ndazijyana mu buyobozi baze bareba ubwone. Nkimubwira gutyo ikintu yakoze yafashe ya nkoni yari afite arayinkubita, yagenda yinkubita ku maboko, ku ntoki aho mfatiye ihene no ku maguru. Yankubita n'imigeri yo mu mugongo. Ngeze aho mbonye byanze, ntera induru, ihene nanga kuzirekura, nteye induru, bahuruye ahita andekera. Abonye ko abantu bavuze ngo yewe ni ibiki, ahita kubita za hene yurira moto ku muhanda arigendera. Ihene ariko ubwo yarazisise? Ihene yarazitwaye, yari ari kuri moto, yahise azikubita aragenda. Ihene azirongora zijyana baramurebaga abo bantu. None se yakubisi, yafashe ihene azishyira kuri moto ajyana nazo cyangwa
n'abashumba be bazijyanye byagenze gute? yafashe ihene kubera ko ari ku muhanda, ni ahantu ku muhanda kuri kaburimbo. yafashe ihene kandi noneho niwe hari hafi nka metero 100. yafashe ihene, urumva ni ihene n'ubundi zisanzwe ziragirwa zizi kwicyura, yarazikubise zikura mu murima zigeza ku muhanda, ubundi agenda zishorera ari kuri moto, ziragenda zigiwe mu rugo. Yego. Uyu wa Mungu se irindi zina rye yitwa nde? irindi zina rye ntaryo nzi pe. Atuye mu kahe kagari n'umudugudu niba wose? umudugudu atuyemo atuye muri Bwera. n'akagari ni Bwera. umurenge ni Matimba. asanzwe akora iki se mu buzima busanzwe? mu buzima busanzwe aramotara, ariko siko kazi ke, mbese ni ukuvuga ngo abikora biraho gusa, ubundi ni umuhinzi mworozi. Yego. haba hari ikintu se mupfa cyaba yenda aricyo cyashingiyeho kugira ngo yenda gukorera urwo rugomo rungana gutyo? haba hari ikindi kintu mu busanzwe mupfa? oya, ikindi kintu twapfaga ni ubwone, kuko nahoraga mwihaniza buri munsi mwihaniza. ubwo yaraje abonye ko nazifashe abura aho ahera, yongera kumbwira ngo wenda mbabarira cyangwa iki, ahitamo gukoresha ubwo buryo. bwari nk'ubwa kangahe akoneshereje? bwari nk'inshuro nk'iya 5. mu zindi nshuro se yagiye akoneshereza byagiye bikemuka gute? izo nshuro yajyanye neshereza, njyewe ntabwo nafataga ihene. nabonaga ko ihene ze zonye, kubera ko ari umuntu n'ubundi w'umuvandimwe, biraho gusa nkamubwira nti rero dore ihene zawe zimara imyaka, zizirike. bwa kabiri zikongera, mbese bigira agasuzugura, bica amazi, aravuga ati ari munsi yanjye, ni umusore ukiri muto, ntacyo yantwara. indi minsi najya mbimubwira ngo uramenye ngo ngiye nta hene ngira, kandi ihene ze nzireba. nibwo navuze ni rero nubwo ari umuntu w'umupapa ukuze, nawe akanagasuzugura, reka ihene nzifate. nzifashe rero nibwo yisazanye ataka nkubita. ibyo bimaze kuba, wigeze kumbwira yuko wiyambaje ubuyobozi. ni ubuhe buyobozi wagiye wiyambaza, hanyuma byagiye bigenda gute? ni ukuvuga ngo bikimara kuba, hari n'umugabo bazanye kuri moto wahoze ari umupolisi. usibye ko atakiri mu kazi, ari ayo mahene ye, ari amatungo ye, mbese ni nk'aho abarizwa muri urwo rugo rw'uwo mugabo wari umupolisi. uwo mugabo yitwa nde? bamwita Mbanda. irindi zina? nawe irindi zina rye ntaryo nzi pe. ngaho komeza umbwire uko byagenze. ni ukuvuga ngo nagiye, yamaze kunkubita, ubwo hari umumama wungirije umuyobozi w'isibo wari uhanyuze, ari kumwe n'undi mugabo, abona afite ihene mu murima, yumva nteye induru, asubira inyuma ngo arebe, asubiye inyuma abona umugabo yuriye moto arongora ihene azikubita agenda. ubwo aravuga ati se bigenze bite? arakomeza yigiriwe mu rugo, kuko nawe ni hafi aho ngaho. agiye iwe mu rugo, agiye abona mise mugeraho ako kanya. ndamubwira njye mpuye n'ikibazo gutya, ndahohotewe, barankubise kubera ubwo amahene nafashe. ati rwose, ati wikwirirwa wivuna, ngiye nciyeho hariya nabirebaga. impamvu ntaje kuvuga ngo yewe cyangwa iki, numvise ko nk'umuntu nyir'ubwone aje ngo mwumvikane wowe nawe. ntabwo rwose nire bitindaho, navuze ubwo ubwone bwagaragaye ko bufasha amatungo, buranyira yagiye kuza mwumvikane. nibwo yumvaga nteye induru, umugezeho, yewe yari ari kumwe n'abandi baturage, niwo muyobozi w'isibo bari kumwe. mbereka ikibazo cyanjye ko kimeze, mbereka inkoni nakubiswe, barambwira bati rero nta kindi kintu twagufasha, wakubiswe, inkoni ziragaragara, dore amaguru yabyimbye n'iki,
nturi kubasha kugenda jya gufata moto ujye kuri RIB. Ati kuko twe ntaho twahera tugufasha ubona uri mu bibazo wakubiswe wageze ute ikintu ni ihohoterwa jya muri RIB. Iryo joro njya kuri RIB nsanga yatashye ndamuhamagara kuri fone nahasanze umudaso uri gukora ijoro. Ndamuvugisha mugaragariza uko ikibazo cyanjye kimeze ahamagara RIB turavugana arambwira ati genda wiripotinge kuri polisi. Umara kwiripotinga ujye kwa muganga nuva kwa muganga ejo uzaza dukurikirana ikibazo cyawe. Muganga njyayo bantera n'inshinge zikamura imibyimba y'inkoni nari mfite bampa n'ibinini ndabinywa. Ubwo njyanika kwa RIB mu gitondo ijyanye kwa RIB arambwira ati se bimeze bite ndamusobanurira mutekereza ikibazo ko kimeze arambwira ati rero ugomba kujya kubonana na dogiteri Nyagatare. Ni nta kibazo ndabikora atumizaho uwo mugabo wamuhohoteye nawe araza arabihakana avuga ko nta naho twigeze duhurira nta naho anzi. Nuko RIB aramubwira ati se none uyu muntu arakubeshyera aje kwa muganga ko atakubiswe ko nta wundi muntu avuze n'iki ko afite n'amafoto y'ihene zamwoneye kandi urahakana ushingiye kuki. Umugabo arakomeza arabihakana bihakanye RIB aramwihora arambwira ati ujya kwa muganga nuva kwa muganga uzaza dukurikirana ikibazo. Kwa muganga ibisubizo bampaye ndabimuzanira kuva uwo munsi yarambwiye ngo genda uzagaruke ejo ngiye yarambwiye ngo genda uzagaruke kuwa mbere ngiye yarambwira ati noneho ndagukorera dosiye nyohereze mu rukiko Nyagatare uzagaruka nzaguhamagara kwa gatanu nguhe iyo nimero ya dosiye ivuye mu rukiko Nyagatare uzita. Hagiya niba wibuka amatariki iki kibazo cy'ubwone cyabaye tariki zingahe? Nabaye ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri uyu mwaka. Yego. Hanyuma ubwo wagiye kuri RIB ku itariki 2? Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9. Yego ku itariki 3 njya Nyagatare kwa muganga. Yego. Uyu mukozi wa RIB wakwakiriye se amazina y'ababu yibuka ngo yambwire? Amazina yitwa nawe nanone ndibuka izina rye rimwe. Rimbwire nta kibazo. Bamwita Frank. Ni RIB ya hehe wagiyeho? RIB station ya RIB ya Matimba mu karere ka Nyagatare. Yego. Nyuma yaho se hari ubundi buyobozi wagerageje kugezaho ikibazo cyawe uretse yenda uyu wa RIB hari undi wigeze ugerageza kukigezaho? Undi muntu nagerageje kukigezaho n'ubundi bufasha n'akaga kugira ngo ndebe ko nabona ubuvugizi. Nahamagaye umuyobozi ukora mu bintu bijyanye n'amategeko ku karere ka Nyagatare. Witwa nde? Ni muri Maje. Ntabwo yambwiye amazina ye yarambwiye ati turavugana na bande ndamwibwira dufite ikihe kibazo ndamubwira. Arangije arambwira ati rero wowe ikintu ugomba gukora ugomba kugenda ugashaka uwo muyobozi akagukorera dosiye. Sinzi impamvu arimo kwanga kugukorera dosiye kandi ibintu byawe byumvikana bigaragara. Niba se binanze abona ko byanze naguhe irangiza rubanza kugira turubanza rwawe nta shingiro ntaki rufite. Akimara kubimbira uwo munsi naraje ndongera mpamagara RIB kuwa 2 washize n'iki cyumweru. Ndamubwira imise cya kibazo cyanjye arambwira ati bamaze iminsi muri konji umpamagara ejo. Undi mukazi umpamagara ejo ndamuhamagara kuwa 3 muhamagaye arambwira ati uzongera umpamagare kuwa 5. Kuwa 5 ejo hashize naramuhamagaye arambwira ngo uzongera umvugishe kuwa 1. Rangije ijambo namubwiye naramubwiye ni rero ndabona rwose muyobozi mutarimo kumfasha uko bikwiye.
niyambaza izindi nzego zo hejuru. Arambwira ngo niba ari kubihisemo ngo nta kibazo ahita nkupa. Kuko ikibazo cyanjye naho ngaho kigarukiye, naho ngaho kigeze. Ukaba wumva wifuza iki rero ko twe tugukorera ubuvugizi bumeze gute? Iyo ubuvugizi nshaka ko munkorera ni ukuvuga ngo narahohotewe, ndangije ndarenganwa. Maze kurenganwa, icyambere uwanyoneshereje yanze kwemera ubwone, araba bishinzwe ntago bigeze bakora iperereza ngo bamenye ngo ese koko ibi bintu bimeze bite. Hagati aho ngaho harimo ikibazo. Barantereranye kandi ubwone burahari, ababibonye barahari, nanjye ibimenyetso ndabifite, n'amajwi y'abahuruye bazi uko byagenze ndabifite. Ntabwo rero numva ikibazo ahantu kiri, impamvu uyu ribu adashaka kumfasha. Ngiye nicyo kintu nshaka kumenya, nta kindi. Bamwe mu baturage bazi iby'iki kibazo nabo twaganiriye batubwira uko byagenze. Ni muhawe n'Imana Florence. None se aya uri umuyobozi mu isibo ni mu mudugudu? Ni mu isibo, mu mudugudu nyine. Uri umuyobozi ushinzwe ibiki? Ni mutwara sibo. Hari umuntu witwa Tuyizere Elia umpaye nimero yawe. Uramuzi? Ndamuzi. Ambwiye ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 yahuye n'ikibazo, umuntu akamwoneshereza, yarangiza akamusagarira, akamukorera urugomo rurimo kumukubita. Ubwo rero arambwiye ngo ibyo bintu biziho, ubwo nagira ngo mpa amakuru y'uko byagenze cyangwa se uko ubiziho neza. Ngewe uko mbiziho kumukubita ntabwo nabonye amukubita. Byari biri nk'aya masaha uko. Hanyuma nyine umugabo yanciyeho ari kuri moto ahetse undi mugabo mugenzi we, arangije arazamuka aparika moto ahantu mu ruhandagazi, irindikireba mu ijana. Uwo mugabo mbwira ni uwuhe ubwo? Umugabo mbwira ni uwo bita Uwamungu. Ubwo rero yarahetse uwo bita Mbanda Kereva. Ubwo rero arangije Mbanda bazamuka ajya mu rugo rwe, undi nawe afata ikasi kayikura kuri moto ye, arazamuka ajya asanga uwo muhungu aho yari ari. Njye naramubonye kuko yari afite ihene ari mu murima, ariko sinabyitaho. Rero mu kumanuka intambwe nk'intambwe 200 nibwo nagiye kumva numva umuhungu aratatse, ariko yatatse ahamagara shebuja haruguru umusaza uwo muri nyiriyo famu. Ubwo rero ndangije ndavuga ni cyangwa se umuhungu ashobora kuba akubise uriya muhungu nti kuko niwe namurebaga. Ako kanya rero uwo muhungu yahise amanuka ihene azitumuza mu ifamu, zimanura akarandaranda ziratambika. Ubwo araza yurira moto, umugabo Mbanda aramubaza ati bigenze gute. Arangije asa nk'ahamwiyamye ukuntu, ahita akubita umugeri, arazamuka ashorera ihene ze arataha. Yashoreye ihene ari no kuri moto? Yari ari kuri moto. Arazizamura. Yagendaga zikurura ibiziriko se zikirukanka inyuma ya moto? Nta biziriko yari afite, we yazigiye zamugiye imbere kuko aho zatahaga zirahazi. Kuko baziragira nta miziriko ziba zifite. Ubwo rero ihene zaho zatahaga aho zari zihazi zo zagiye imbere zishoreza moto, agenda nyine ntabwo ari ukuvuga ngo yagiye akubita ngo shishi hoya, yarazishoreje moto, ihene ziragenda nyine zigera iwazo. Gatoya rero mu kanya gato kari buze kuza nibwo nagiye kubona mbona umwana w'umuhungu ageze ahangaha, ati narinje kurega Uwamungu. Mbese nimumvisha utakana ariko sinarinze uko bimeze. Ese yagukuze? Ati atarankubita, atarajanya ati ihene atarankubita, ati dore hano hose ati hari imibyimba. Ati ndetse ati Mbanda mbashe kubyereka mbere, ataravuze ngo njye kuri ribu. Ndamubwira nanjye ntacyo nakwandikira muri iri joro, genda ujye kuri ribu
nibo bari bukwihera umwanzuro. Ribu rero agiye kuri ribu n'ubundi njya kuba umutangabuhamya wiwe kuri ribu. Nyuma yaho nibwo twaje kuba turi mu nama, uwa Mungu araza arambwira ati burya niweho bambwiye ngo urenda kuba umutangabuhamya. Ati mbwira ati ngewe warambonye? Yamubwira ni ngewe narakubonye. Ati wambonye ute? Ati nge kutumweru uko ntigeze mva mu rugo, nti narakubonye wanti aha naha uhetse mbanda gutya na gutya ndusobanurira gutya. Ati hoya wakisha, ati ntago ariko yareza avuga. Nti rero ngewe niba atari ko yareza avuga, ngewe ibyo wibimbwira ibyo nabonye nibyo nzavuga, ntabwo nagukoreho urusyo ntabonye uko nabibonye nuko. Angije rero avuga ati ati ntago wambonye. Ati ibyo hari undi mugabo n'undi twari turi kumwe namubwirane reka nkubwire wihakana utihakana narakubonye. Umugabo twari turi kumwe aramubwira ati wamu, ati ntacyo dupfura bizi, ati ariko reka nkubwire. Ati mama badoni twari turi kumwe, ati hene warazimanuye uzipamuguri. Yumvishe ko nawe yari ahari rero amubwirije ukuri, ndetse amukangamo nk'umugabo yagiye kumukubita urushyi, ariko ntabwo ari kurumukubita kuko yari amaze kumva ukuri ko atsinzwe, kandi twari batatu. Arangije ubwo hahita haza abandi mukuru w'umudugudu twari turi ku kagari mu ntuza mu muganda, ubwo biba bishunikiye aho ngaho. Ariko nyine nyuma yaho tuza n'ubundi kuganira nawe. Arangije ati ngewe nari mfite n'inkoni, ariko pe iyo nkoni nayo nabonye nayo nari nzi ngewe. Ndavuga niba wari utari uyifite, ariko ngewe icyo nzi cyo ni uko nakubonye. Njye nabonye kasike n'indi nkoni wari ufite mu mahembe simbizi, we nyine niwe wanyibwire nyir'ubwite ko afite inkoni turi kuganira bisanzwe. Ntaye nguko rero ayo niyo makuru nari mfite, ni uko namubonye mama. None se kuri ribu waje kujya gutangayo ubuhamya se byaje kugenda gute? Oya kuri ribu nagiye. Hanyuma bigenda gute? Kuri ribu nagiyeyo, bamaze kugerayo nyine bambaza amakuru uko nabonye uwo mugabo, nyasobanura gutyo nkubwiye. Ko nabisobanuye arabwira ninjye namubonye amanuka ari kuri moto anshaho, arazamuka akuraho umugabo mbanda, moto arayiparika ayirebesha ku 101, akuraho kasi kazamuka asanga uwo muhungu. None se uyu nguyu utuyizere Elia ko ambwira ko yatanze ikirego kuri ribu nticyakirwe, bimeze gute? Ko yagitanze nticyakirwe? Oya, ibyo kugitanga nticyakirwe ntabwo mbizi ngewe. Icyo nzi ni uko twagiyeyo kuri ribu, hanyuma rero umugabo nasanze we niwe wambajije ayo makuru wari ubwo wenda impamvu avuga yuko batacyakiriye, wenda birashoboka yuko nta gaciro cyaba cyarahawe hari. Hari ubwo niko wenda hari abari kubisobanura bivuga, ariko ngewe nagiyeyo baranyakiriye mbisobanura uko ngewe ribu yarambajije. Ati mbese ataba abantu hari ikindi baba bapfa? Ndamubwira ni nta kindi baba bapfa, ni rwose ntacyo nzi. Ariko noneho we arambwira ngo hari ukuntu ngo n'ubundi bigeze gupfubirana ngo baranduye imiyenzi, ngo baramubekera. Ari ndubeshyera undi? Uwo muhungu ngo abekera uwa Mungu nyine. Ariko imiyenzi yararanduwe nayo rwose, bubatse uruzitiro rurarangurwa, ariko ntabwo nzi ngo rwaranduwe na runaka. Ako kantu niko bari bafitanyemo rero. Niko nakawumvishe mbwira rero. Ni ukuvuga ngo tuyizere yavugwagaho kurandura imiyenzi y'uwa Mungu, cyangwa uwa Mungu niwe waranduraga imiyenzi ya tuyizere? Imiyenzi ngo niwe imiyenzi wa Mungu ngo niwe wayiranduye. Hanyuma noneho ngo tuyizere we ngo ahereza amafaranga ngo abana ngo kugira ngo bavuge yuko ari we wayiranduye. Ariko icyo ngicyo we ntabwo ari cyo yaregewe guhohoterwa yuko yakubise. Kandi nimba umuntu yarateye ibijumba agatera imyaka ashaka kurya, koko tubwizanye ukuri, akagerekaho no gukubitwa, urumva ibyo ni ihohoterwa rikaze pe. Ngewe nitwa Dudu Frank. Ukaba ushinzwe iki mu mudugudu? Ngewe ndi umutwara sibo. Tuyizere Elia se uba mu isibo yawe ntago muzi? Oya. Mbo aratubwira ko ngo yahohotewe, ihene z'undi muturanyi zikamwonera. Yego.
hanyuma ihene zimaze kumwoneraho kugira ngo yenda bumvikane hejuru yo kumwoneshereza ahubwo nyirazo agerekaho no kumukubita niba ari ukumukubita niba ari ukumuhondagura maze ibyo bintu ntago nabihamye ntago nari mari pe kuko aho bamukubitiye ni haruguru y'umuhanda kandi ngende hepfo y'umuhanda icyo gihe umunsi bamukubita ayo makuru narayumvishije. wayumvanye bande? we yaje no kubimbwira pe, yaje kubitubwira kuko twebwe turi abayobozi, turi abantu batatu kuko ninjye ubungirije, araza arabitubwira arabitwereka, amaze kubitwereka ariko noneho ngarutse inyuma hari uwo dufatanyije nawe umwanditsi mbego niwe wari uhari wabibonye, noneho aza kuza araza arabitwereka, amaze kubitwereka ikintu namubwiye rero twebwe nta kintu twagufasha jya kuri RIB niyo yagufasha kuko twebwe nta burenganzira, kuko twebwe nta kintu twagufashaho, ibyo ngibyo ni ibyo mu rwego rwo hejuru. aza kubibabwiraho mwabonaga ameze gute? mwabonaga koko yakubiswe cyangwa? mu by'ukuri pe ni ibintu yarabaraga none se mu mwanya yababaraga icya mbere bari bamwoneshereje hari mu mugoroba, yarababaraga pe uko niko kuri, nubwo ntamubonye n'ukuntu barwanye ngo mbega mvuga ngo ariko rero mu kureba kwawe rwose yarababaraga kuko yaraje mbega yahageze nk'aya masaha umamagariyemo nibwo yaje. rero kuvuga ngo ku muntu wa nijoro naramurebaga harimo kurira, ubwo rero ibi twamubwiye rero wegenda ujya kuri RIB nyiri bugufashe. ubu ndabona ari 12:30 z'umugoroba, ubwo namwe nibwo yabagezeho? aya masaha rwose nibwo yatugezeho. yatugezeho harimo kurira, turamubaza se n'iki, ati barankubise, ati kandi bankubise ihene zagiye mu murima, ati bazinkuraho, turavuga ati yari yanabirikodinze pe barimo kuvuga, arabitwumvisha, turavuga ati dukomeze igenda ujya kuri RIB nyiri bugufashe mu by'ukuri. hanyuma mwaba mufite amakuru y'uko yagiye kuri RIB se bikaza kugenda gute? maze kuri RIB ntabwo nabihaye kuko ngiye icyo nzi ngo yaragiye, ubwo yagiyeyo ntabwo nzi amakuru uko bamutegetse, niba baramwongeyeyo niba barabisubitse, mu by'ukuri aho ngaho ntabwo mbizi neza, aho ntabwo nakubwira ngo mbiziho igihano. ariko se niba mufite amakuru uwamwoneshereje ni uwo mu isibo yanyu? oya ntabwo ari uwo mu isibo yacu, we twebwe turi mu isibo ya Bwera, uwo ari mu isibo, uwo nguwo wamukubise ari mu isibo yo mu Ntoma. muki? mu Ntoma. ubwo ni mu kahe kagari yenda n'umudugudu? akagari ni aka Bwera, akandi ni aka Ntoma, ubwo ngubwo akagari ni aka Ntoma. mwebwe muri Ntoma? muri Bwera. uwo akaba muri Ntoma? uwakubise. ubundi iyo habayeho ibibazo nk'ibi ngibi se umuntu agahutaza undi cyangwa akamuhohotera mu buryo bujya kumera nk'ubu, ikibazo ubundi mwe musanzwe mugikemura gute? ubundi twebwe iyo kibaye gutyo nkatwe b'isibo, iyo kitunaniye tucyohereza mu nzego zo hejuru, yari ibintu tureba tutashoboye, turavuga tuti rero twebwe ntabwo tubishoboye, mwebwe nimwiyongere, tukamwandikira uwo agakomezamo akiyongeramo imbere. yari ibintu byoroshye, ureba atari ibintu ari ibyo kugira ngo bace mwiyunge, murabayunga, byananirana mugakomeza.
none se ababo kuki mutabunze cyangwa yenda ngo mumuhe mumwandikire akomezanye ikibazo cye hejuru? maze icyo ngicyo cyo kumwandikira kuko twebwe twarebaga byari nijoro pe, noneho twebwe turamubwira tuti wowe komeza, twebwe ibi ngibi ntabwo twabishobora, kandi uriya we urumva uyu nguyu uwakubise ntabwo yari mu isibo yacu, ahubwo yajyaga kwambuka akajya mu isibo y'uriya akaba ari yarega. Twebwe rero twanze gutaha mu isibo itari iyacu. mwaba mwaramubwiye se yenda mumugira n'inama yo kuba yagerageza no gukurikirana ahereye muri iyo sibo yindi? uwakubise se nangwa uwakubise? Ndi kuvuga uwakubise se hari ubwo mwigeze muvugana cyangwa mwigeze muhura? Oya, ntawe twigeze tuvugana, nabyo ntabyo twavuganye nabyo pe. Ahubwo uwakubiswe ntabwo ibyo twigeze tubimubwira mu by'ukuri, aho ntabamubeshya. Kuko twarebaga ari ibintu umuntu yakubiswe, umuntu kandi aravuga ati ndataka, kamubwo ukajya kugira kumuyuka, kandi ureba ko karimo kubabara, ubwo urumva udafite nta burenganzira bwaba ufite byo kuvuga ngo ujye ahubwo ababishoboye nibo babijyamo, ko twebwe ubwo nta kundi twaba twabijya. Ugereranyije se igihe iki kibazo cyabereye n'uyu munsi ubwo haba haciyemo nk'igihe kingana iki? Ukwezi ntigushize se ubu, ukwezi kurashize pe, ukwezi kurashize. Niba kutaranashira kuraburaho iminsi mike. Nitwa Mukabazimye Eugenie. Nibyo Tuyizere Eliya ndamuzi, naho yoneshejwe n'injye wamuhaye umurima. Gukubitwa yarakubiswe ariko ntago nari impari. Niba utari uhari se ubwo twakwemezwa n'iki koko ko yakubiswe? Nuko yagiye kwa muganga, ngiye ntago, niyo mpamvu nkubwiye ntago naguha amakuru nk'umuntu wari uhahagaze. Ntago nari mpahagaze pe. Ahubwo hari abandi bantu bari bahagaze, ngira ngo yaba ari bo yaguhaye nomero yabo. Ariko ngewe ubwo gukubitwa yarakubiswe narabibonye, yagiye no kwa muganga, yagiye no kuri polisi, iyo rwose no kuri Libi yagiyeyo, ariko ntabwo naguha amakuru nk'umuntu wari uhahagaze. Kubonesherezwa byo yarubonesherejwe, no gukubitwa yarakubiswe, ariko ntabwo nari mpahagaze. Ubwo rero urumva ni umuntu mukuru kuvuga ibintu ntahagazeho, kubibona narabibonye ko yakubiswe, ariko bamukubita sinari mpahagaze. Wabibonye gute? Yari afite imibyimba, yari afite ibisebe? Yari afite imibyimba rwose, yamaze n'iminsi ajya kwa muganga, yagiye na Nyagatare. Yari afite imibyimba hehe na hehe? Ku maguru, ku kibuno, mu bitugu, ukuguru ko yagendaga anacumbagira. Haba hari ikindi kibazo bajya bagirana ku buryo twaheraho tuvuga ko ari cyo bapfuye yenda? Ikibazo uretse ko Eliya yonesherejwe akaba ari byo azira, ariko ikibazo cya Wamungu cyo kiri hagati y'imirima yanjye, kubera ko Tuyizera ariho ahinga nanjye. Ubwo rero urumva we, kubera ko namwatiyemo agahingamo, bakaza kumwoneshereza nk'uko nanjye bari basanzwe banyoneshereza, ariko ngewe kubera ko ntahatuye, nawe uba arahakorera, nge ntago mpatuye. Ubwo rero gusa ngewe uwo mugabo nahoraga mwihariza, nigeze no kuzitira kugira ngo atanyoneshereza. Baraza abantu baratubwira ngo ntago nabihagazeho, ngewe sinjya nkunda kuvuga ibintu ntahagazeho. Baravuga ngo niba warimbuye imiyezi n'uruzitiro, njya no kuri Libu, ariko kubera ko abari babimbwiye bari abana sinabikurikirana ndabyihorera. Nyuma rero yagumye wa mugani konesha, nyuma rero nibwo Tuyizera aje gufata amatungo ye, ayafashe rero ngo kuyamwaka, nyine yamwatsa amukubita. Ubwo rero urumva ikibazo naho kiri cy'amatungo ye, adashaka kuzirika, adashaka koneshereza abantu, ariko ubundi ntago duturanye, nta n'icyo dupfa kindi.
ariko uyu mugabo ubundi akora iki cyangwa yishingikiriza iki gituma umugani wawe ashobora kuba ahora akora ibyo ngibyo byongera bigaruka Mana yo mu ijuru nta kintu akora n'umutekano mu mudugudu wabo nta kindi kintu n'umuturage usanzwe natwe twese ariko nyine hari igihe umuntu aba yifitemo ubuhazi udashobora kumenya twagiye kuri ribu kubera icyo kibazo cyo kurandura imiyenzi hanyuma iki ngiki cyo konesha cyese ko icyo cyo konesha cyo rwose ahanakubita uwo muhungu nabwo bagiye kuri ribu hanyuma bigenda gute sinzi nyine ngo sinzi ribu yahaye uwo muhungu urupapuro ajya kwa muganga ajya kubona na dogiteri nyuma ngo baramuhamagara ngo aguma abyihakana ariko abantu baraza baramushinja nyuma ngo baramubwira ngo bazamubwira ubwo rero ntaho byahereye ngo arategereje ko bazamubwira ariko bimaze igihe twagerageje kuvugana n'uyu muturage uvugwaho gukora iki gikorwa cyo gukubita Eliya ariko ntago nimero yo kugezana n'uwo yari yadukundira. n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Thierry kugira ngo tumenye impamvu uyu muturage yaba ari gusiragizwa umukozi wa RIB nk'uko bivuga ariko ntiyabonetse kuko kuri telefone ntiyigeze aboneka ngo tuvugane ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntiyabashije kubusubiza. Gusa umukozi wa RIB ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba twavuganye yatubwiye ko agiye gukurikirana iki kibazo akamenya impamvu uyu muturage mu by'ukuri yaba ari gusiragizwa. Nitwana Kriti Ntirushwa, Ibendera TV mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Matimba.